Holy my peoples, nongeye kugwikaze kuri Peace Valens official ya YouTube channel y'Umunyarwanda ikomeza kugenda ibagezaho amakuru umunsi kundi amasaha 24 mu minsi irindwi nkuko bisanzwe. Rero reka tujye tuganire noneho umunsi nabazaniye ku musore bamenya, ariko mbere yuko tutangiye kuvuga ko bamenya, reba ahantu handitse subscribe aho hasi, ureba ahantu handitse subscribe aho hasi, nurangiza uvuga ati nganze subscribe. Dore impamvu ugomba gukanda subscribe rero ni ngiyi, kugira ngo amakuru yose aje uje tuyabona byoroshye. Ni icyambere ntugacikanywe n'amakuru yacu oya, ntugahombe man. Guhaye ikaze rero nkuko nabikubwiye, uyu munsi tugiye kuganira kuri bamenya man. Bamenya mu muzi w'umukinnyi wa sinema ariko ukora kuri filime imwe yonyine, bamenya series. Ariko murabizi ko mbere atarajya muri bamenya yakinaga n'izindi sinema, ibyo byo musanzwe mubizi. Ntago ari ibintu kuba kuri nsubiramo. Muzi nko muri City Made, muzi muri filime nyinshi cyane. Bamenya rero reka dukoresha izina ryiwe bamenya, ni kuvuga Ramadan kuko yari yarigera bita bicanga abantu, ugasanga izina natangize se byo nkomeje bita bicanga abantu. Bamenya rero yagize gutya avuga ko afite cyangwa se igihe cyo kuba yakwerekana uwo bagiye gushinga urugo nawe kigeze, nawe ngarakuze buriya. Bamenya man umwambasaderi, bamenya uteza bimwe mu mikino myinshi cyane cyane comedy imbere mu muzi nko muri Chinese, akunda kuba yahitabiriye cyane, ariko bivuga ko nyine aba yashoyemo utugabane twiwe hamwe n'aba Clapton Kibonke. Urumva ni ibintu byatanje kwe kuba n'umukinnyi wa sinema ndetse akaba n'umukomedian muri rusange. Amenya buri arasetsa nuko mutabizi, umva ko biba ari ibintu byadanje. Amenya rero yavuze ko igihe cyo kuba nawe yakwerekana impano umukunzi kigeze. Bakavuga ngo ni ishyari, ariko umuntu akajyana ishyari ryiza, onse ngo na papa Safa sasha si byamunani. Bamenya rero agiye kumusiga byadanje, agiye kumusiga. Bamenya uheruka gutwara igikombe ari mu mwaka wa 2023 guhera, yatwaye igikombe cya cy'umuntu wa mbere nyine wakoze filime imwe igihe kirekire, kandi filime igakundwa n'abantu, igatangira ifite hit, ikarinda ishaje igejeje mu myaka ingahe irebwa kandi gifite iyo hit. Bamenya kuko niwe muntu wa mbere mu barebwa mu gihugu cy'u Rwanda, arimo mu bantu bagira viewership hamwe na Papa Sava na Clapton Kibonke. Umwe mu muzi muri Papa Sava, undi mu muzi muri bamenya series, undi mu muzi ku muturanyi series. Abo bantu rero ngo nibo bahora ku isonga muri kurebwa, na hamwe n'abahavu mu impanga series. Muramuzi nyine bahavu, avuga ko aribo bantu bahuze ku rutonde n'ubundi baciye kuri top, kuko ibintu bakora nyine bihora biryohera abantu kandi bahora bazanamo udushya turenze. Ariko bamenya yavuze ko agiye gukomeza filime nyarwanda, ariko anategura ubukwe ngo ashobora kuzatangaza amatariki muri no mwaka, mu gihe gisoza umwaka cyangwa se mu gihe cyo kuwutangira. Ntiyavuze igihe aricyo, ariko yavuze ko abanyarwanda bagomba kuzamushyigikira ubukwe bwe nyine bakabwitabira, kuko imyaka imaze kumufata abantu. Ariko nibyo, ariko bamenya ko ibikwe anagira n'inama na Papa Safa rwose, nawe yikubita gashya avuga ati ngiye ndabura iki, ngiye ndabura iki kabandi bari mu kazi. Ariko ibyo wenda Papa Safa reka tunyure kuko ntaga bikozwa. Bamenya rero yagize gutya ajya mu mbuga nkoranyambaga ziwe, abwira abanyarwanda ko abashimira cyane ko bamutoye bakamuhundagazaho amajwi, ndetse bigatuma amaze kwegukana amawazi menshi cyane, cyangwa se Rwanda Camp Entertainment, cyangwa se muri sinema award of cinema, nyine award yo muri sinema. Avuga ko amaze gutwara ibikombe bigera muri 4, ibikombe bijya muri 4. Numva ko ni ibintu byadanje kuva yatangira gukora filime. Bamenya imaze gutwara ibikombe bigera muri 4, byuko ihora ku mwanya wa mbere kuri top. Ndetse bamenya imaze gutwara ibikombe 4, ndetse nawe agatwara ibikombe bya muri 3, byuko ari umukinnyi mwiza. By'umukinnyi nyine wahitinze uwo mwaka, wapostinzwe cyane uwo mwaka, ibikombe bya muri 3. Nuvuga ngo bamenya muri filime yo yabamenya imaze kumuhisha ibikombe 7 ku izina ryo ry'abamenya. Urumva ko ari ibintu byiza byadanje. Ariko kugira ngo abone ibyo bikombe biterwa n'abanyarwanda, kuba ngo umunyarwanda wenda akureba kuko azi ko ukora ibintu byiza. Icyo ni icyambere. None iyo ukora ikintu cyiza umunyarwanda akagukunda akagutora, abizi gutora nabwo biba ari amafaranga, bakubwira imibare ukanda ugashyira igiceri cy'ijana
ukoresheje mobile money yawe ukohereza ku mubare baguhaye ukatishigikira uwo mukinnyi wa filime. Ni ukuvuga ngo wa mukinnyi wa filime iwe watoye cyane, numve ko ya mafaranga y'Abanyarwanda bayatanga, bagenda bahuza ya mafaranga yose yagiye ahabwa ajya kuri za nimero, bakavuga ati uyu nguyu ni warebwe cyane cyangwa se ni watowe cyane, bagahuza ya mafaranga kuri babandi bandi y'imibare yose, bagahuza ya mafaranga bakayakoreshamo icyo gikorwa cyo kugura awards, ndetse bakayiha nyine watowe cyane ku mwanya nk'uko muzi ukuntu batora ba Miss, akavuga ati yigenze ukuntu uku nshyigikira babandi mushyigikira. Rero mukohereza ya mafaranga akenshi abakoreshwa abayavuye mu mufuka cyangwa se kuri konti z'Abanyarwanda. Numva ko ni ibintu nyine byo gushigikirwa n'Abanyarwanda kugira ngo sinema zabo nabo zitere imbere. Bamenye rero nicyo kintu yatangaje, avuga ko ashimira Abanyarwanda bose bakomeza kugenda bamukurikirana, abakanze subscribe kuri YouTube channel yiwe yabamenya. Avuga ko kuba amaze kugera kuri ya rwego byose aribo, kuba yabamara kwinjiza kuko yabona n'amafaranga byose aribo. Avuga ko nta kintu cyose rwose abashinja habe na gato, ahubwo akomeza kugenda abasabira nyine umugisha ku Mana, avuga ati namwe mukomeze kugenda muhaha muronka, kuko nyuma mwankoreye ni ibintu biba bidasanzwe, kandi mbifurije ishya n'ihirwe. Urumva ko ni ibintu byadanje nyine kuba umustar nkuriya yibuka n'Abanyarwanda. Akavuga ko rero ngo butarinze mu kwezi kwa gatandatu ngo nawe ashobora kwerekana cyangwa se ashobora kuba yarateguye ubukwe nyine gatari bya bindi byo kugira ngo bivuga ko mu kwa gatatu niba byakunze neza umurenge barawinjiramo kwa gatatu, ahita acamo amezi nk'atatu yonyine ubukwe bitebuza ngo nagajyanye n'ibyo gutegeza igihe kirekire wapi. Ariko avuga ko ngo ubukwe bwe buzaba ari for free, ngo ntabwo buzaca ku mbuga nkoranyambaga nko kwakundi kuri kwa debeni bwishobwaga ku mbuga nkoranyambaga amadolari runaka. Oya, buzaba ari for free, umunyarwanda wese azaba yemerewe kubureba, kuko ngo nicyo gihembo cyonyine ngo yahemba Abanyarwanda ibidacurujwe, kuko ngo baba baramukurikiranye kera, baba baramuremeye kera. Bamenye rero niba koko uwo mwanzuro yawufashe, tumwifurije ishya n'ihirwe no kumenya gutera imbere muri sinema. Nanjye rero nkavuga ati ndagushimiwe, twabanye, Imana ikomeze kugenda kurinda, ariko ingenzi nuko anda subscribe kuri YouTube channel Peace Valens Official. Ciao ciao.